ikaze mu kiganiro ineza kinyura kuri Danis TV gezwaho nanjye Ndahiro Clementine. Ni iby'agaciro gakomeye kongera kubasuhuza muri iki kiganiro cyihariye kigamije kuduhuza, kugarura ubumuntu, urukundo, ineza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko igaragara nk'iciriritse ariko ifite imbaraga zo guhindura isi. Ineza ntigira ikiguzi ariko ihindura byose. Muri iyi minsi isi irihuta, abantu barahangayitse, abenshi barababaye mu mitima nubwo baseka hanze, abandi barahuzagurika, abandi barigunze. Ariko muri ibyo byose hari ikintu kimwe cyoroshye buri wese ashobora gukora, kidakenera amafaranga, kidakenera impamyabumenyi, ariko gishobora gukiza umutima w'umuntu. Ni ineza. Ingingo ya mbere, ineza ni iki? Ineza si ibintu bigoye. Ineza ni ukumwenyura umuntu utazi, guha umwanya umuntu wumva akeneye kuvugana mu ijambo ryiza aho abandi bavuga amagambo mabi, gufasha aho bishoboka n'aho bidashoboka, gutanga icyizere. Ineza ni uguhitamo kuba umuntu mwiza niyo byaba bigoye. Bakundwa, abantu benshi batekereza ko ineza isaba byinshi. Nta mwanya mfite, nta bushobozi mfite, nta kintu mfite cyo gutanga. Ariko ukuri ni uku, ineza itangirira mu mutima, si mu mufuka. Ingingo ya kabiri, impamvu ineza ihindura byose. Hari impamvu tuvuga ko ineza ihindura byose. Reka mbabwire impamvu zimwe na zimwe. Ineza ihindura umutima n'uwayitanze. Iyo ugiriye umuntu ineza, wumva amahoro mu mutima, wumva utuje, wumva wishimye nubwo nta kintu wagize uhabwa. Ineza ikiza nawe ubwawe. Ineza ihindura uwakiriye. Bakundwa, hari abantu benshi babaho bafite ibikomere byo mu mutima. Ijambo rimwe ryiza rishobora kubakura mu kwiheba. Igikorwa gito cy'ineza gishobora kubabuza gufata icyemezo kibi. Ntushobora kumenya ko ineza yawe ishobora guhindura amateka y'umuntu. Ineza ikwirakwira. Inshuti yanjye, iyo ugiriye umuntu neza, hari amahirwe menshi ko nawe uyagirira undi, bityo ineza ikagenda ikwirakwira nk'urumuri. Inshuti zanjye, isi ntihindurwa n'abantu bakomeye gusa, ihindurwa n'abantu bahitamo kuba beza buri munsi. Impamvu ya gatatu, impamvu tutagikunda kuba abagira neza. Reka turebe inyangamugayo. Kuki rimwe na rimwe tugorwa no kugira ineza? Abantu baratubabaje, twarakomeretse, twaratengushywe, twize kwirwanaho kurusha gukunda. Bakundwa, hari abavuga bati nabaye mwiza biranyica. Ariko ikibazo si kuba mwiza, ikibazo ni uguhitamo neza, aho no ku buryo ubikoranamo utaretse umutima wawe ukababazwa. Ineza ntivuga kwemera guhohoterwa. Ineza ntivuga kwiyibagiza. Ineza ni uguhitamo kutaba mubi nubwo wababajwe. Ingingo ya kane, ineza mu muryango. Iyo ineza ibuze mu muryango, urugo ruvamo intambara. Abana bakurana ibikomere, amagambo aba intwaro. Ariko iyo neza igarutse mu muryango, amagambo aroroha kumva, biba byinshi kurushaho kuvuga. Urukundo rukongera rukubahwa. Nshuti bakunzi, ababyeyi, amagambo mabi mubwira abana banyu ashobora kubakomeretsa imyaka myinshi. Abana, amagambo mubwira ababyeyi banyu ashobora kubatera intimba. Nshuti zanjye, ineza mu muryango ni umusingi w'ubuzima bwiza. Ingingo ya gatanu, ineza muri sosiyete. Reka
reba uko abantu bagenda mu mihanda, benshi bafite isura y'umwijima cyangwa y'umujinya, ihurizo n'agahinda, ariko wowe ushobora kuba itandukaniro, ukavuga muraho, ukagira icyubahiro, ukihangana n'uwagututse, ukaba umunyakuri naho byaguteranya. Sosiyete nziza itangirira ku bantu batoranya ineza buri munsi. Ntutekereze ko isi ihinduka kugira ngo ugire neza. Gira neza, isi izahinduka buhoro buhoro. Ingingo ya 6, ineza n'imbuga nkoranyambaga. Uyu munsi abantu benshi barababazanya binyuze kuri telefone, amagambo atungwa mu bitekerezo, komenti, meseji. Wibaza uti, ese amagambo nandika ateye neza cyangwa arasenya? Ese ibyo nsangiza abandi birubaka cyangwa birabasenya? Ineza no kuri interineti irakenewe. Ntutume urubuga rwawe ruba ahantu h'urusaku n'urwango, rugire ahantu ineza y'icyizere. Ingingo ya 7, ntutekereze gukunda kugira neza. Ineza si amarangamutima gusa, ni icyemezo. Nshuti bakunzi, hari igihe tutazabyumva, hari igihe utazabishaka, ariko iyo uhisemo ineza, uba uhisemo kuba umuntu urenze amarangamutima ye. Ntutegereje ko abandi bazabanza kukugirira neza, ba ubanza. Ingingo ya 8, ineza ni umurage usiga. Amafaranga arashira, icyubahiro kirashira, ibyamamare cyangwa kwamamara kirashira, ariko ineza wagiriye abantu ntibazayibagirwa. Hari abantu batazibukwa ku mazina yawe, ariko bazavuga bati, hari umuntu wigeze kungirira neza igihe nari nyikeneye. Iyo niyo legacy nyayo. Ingingo ya 9, ubuhamya buto. Bakundwa, hari umuntu ushobora kuba ureba iki kiganiro uyu munsi, ufite intimba, wihebye, wumva nta wakwitayeho. Reka nkubwire, uri uw'agaciro, ubuzima bwawe bufite umumaro, hari icyizere. Niba nta muntu wakubwiye uyu munsi, njye ndabikubwiye. Iryo ni ryo zina ry'ineza. Ingingo ya 10, gusoza iki kiganiro inshuti za Danis TV. Ineza ntisaba amafaranga, ntisaba igihe kinini, ntisaba imbaraga nyinshi, ariko ishobora guhindura umutima, urugo, sosiyete n'isi yose. Uyu munsi fata icyemezo, ube umuntu w'ineza, ube uw'intandukaniro, ube urumuri mu mwijima. Niba iki kiganiro kigukoze ku mutima, ugisangize abandi, usige igitekerezo cyawe muri komenti. Ineza ntitangirira kuri wowe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tuzongera guhura mu kindi kiganiro kuri Danis TV. Ndahiro Clementine.